uko iminsi igenda ihita nuko abantu barushaho kugenda batera imbere. Akenshi usanga no ku mibereho y'abaturage, imirire ku meza bagenda bahindagurika bitewe n'uko isi igenda ibibasaba, barimo bakora icyo bita gutera imbere. Bityo rero amafunguro yo ku meza akenshi usangamo higanjemo ibikomoka ku matungo ndetse n'inyama. Bitewe no kubifata igihe kirekire, hari abenshi usanga bibasirwa n'indwara nyinshi zigiye zituruka kuri ayo matungo bagenda barya adafite ubuziranenge, cyangwa se ari kubirya ku kigero kirenze icyari gikenewe. Hari abo usanga batangiye kurwara imitima, amaraso, rimwe na rimwe ugasanga bamwe abaganga babakuye ku nyama. Ariko hari inyama usanga bemerewe kurya, n'inyama ziboneka mu cyiciro cy'inyama z'umweru. Twavugamo inyama z'inkoko, inkwavu n'amafi. Bityo rero akaba ariyo mpamvu abantu benshi binjiye mu bworozi bw'ano matungo akunzwe kandi atagira ingaruka ku buzima bw'abayarya. Biturutse mu rukundo abatuye isi bakunda ibikomoka ku matungo, ibyo byagiye bihatiriza abaturage benshi gutangira kwinjira mu bworozi bw'amatungo. Twavugamo ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'inka, amafi, inkwavu ndetse n'andi muri rusange. Ibyo rero bikaba bituma buri wese ufite amafaranga ye yifuza kuba yashora mu bworozi. Ese kugira ngo ujye mu bworozi runaka byagusaba iki? Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma uhitamo ubwoko runaka bw'itungo uri buze korora. By'umwihariko abenshi bakunze kujya mu bworozi bw'inkoko, amafi, ingurube ndetse n'ano matungo atanga umusaruro mu gihe gito kandi byihuse. Ese nawe waba wifuza gutangira cyangwa se waratangiye ubworozi bw'amatungo ariko ukaba ugifite imbogamizi z'uko habonekamo indwara nyinshi, ibyorezo, ndetse ukaba udafiteho ubumenyi? Muri iki kiganiro kitari kinini kitarambiranye tugiye kuba twarebera hamwe ibintu ukwiriye kuba watangirana cyangwa se ukwiye kubanza kumenya kugira ngo utangire ubworozi runaka. Twe ahanini dukunze kwibanda ku bworozi bw'inkoko cyangwa se ubworozi bw'ibiguruka. Iyo tuvuze inkoko tuvugamo dendo, imbata, inkoko zisanzwe z'inyama, iz'amagi na mberabyombi. Hagati aho aborozi benshi bakunze guhura n'ibihombo nuko bakunze kwibasirwa n'indwara zigiye zitandukanye, ibyorezo. Hari n'indwara zitajya zigira imiti nk'uko twagiye tuzibona nka za Newcastle. Ngiyo ni indwara itagira umuti mu gihe yinjiye mu matungo yawe, keretse ikinigira cyonyine n'urukingo. Bityo hakaba hari igitabo twateguye kirimo imiti y'ibimera twifashisha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata inkoko. Ku muntu waba ugikeneye tukigurisha 10,000 kiri soft, 15,000 kiri hard. Uraza kwandikira kuri nimero yacu ubona muri screen uramutse ugikeneye, cyangwa se urebe muri description y'ino video uraza kubonamo link y'iki gitabo uze kuba wakidownloading. Reka dukomeze rero n'ingingo yacu twagenye kubibabwiraho nawe se kubigishaho kuri uno munsi. Reka tujye ku bworozi bw'inkoko. Ku bantu bashya bashaka kwinjira mu bworozi bw'inkoko bakaba batari bahitamo ubwoko bw'inkoko bari bworore bitewe no kudasobanukirwa nawe se kuba batazifiteho amakuru. Nk'uko nabibabwiye, inkoko tuzibara mu byiciro nkaho ari bitatu. Hari imberabyombi, hakaba inkoko z'amagi ndetse hakaba n'inkoko z'inyama. Izi nkoko aho waba uri hose mu gihugu wazibona kuko hari amaturagiro agenda avuka mu gihugu azisapurayinga, hakaba amaturagiro asanzwe zikura hanze y'igihugu akazigeza mu gihugu. Kubwo ni kuvuga kuri uno bwoko buri modern. Wowe rero ukeneye kuba wakora ubworozi ukaba utazi aho wakura inkoko, uraza kwandika muri comment wenda usigemo nimero yawe kugira ngo tube twaza kuva twaguhuza n'umuntu waguhereza buri cyororo cy'inkoko wifuza cyangwa se ushaka. Uko twabivuzeho ku bworozi bw'inkoko z'inyama zitandukanye n'izindi nkoko zisanzwe. Ubworozi bw'inkoko z'inyama ni inkoko zitamara igihe kirekire, kuva ku munsi wa mbere ivutse kugera ku munsi wa 45. Iyi nkoko ibigeze igihe cyo kubagwa kuko tubara ko target weight ibigezeho ibimaze kugira ibiro 2, kandi inkoko imaze kugira ibiro 2 aba ari wo munsi itangira wanyawe yuzuje igihe cyo kutangira kubagwa. Urumva ko izi nkoko zaguha umusaruro mu gihe gito, ariko kugira ubone umusaruro bisaba ko uba ufite ubumenyi kuri zo, ukaba uzi ngo urazitaho gute, ingingo n'imiti urabizamukana mu buhe buryo. Tukagira ubwoko bwa kabiri aribwo twakita ku nkoko zitanga umusaruro w'amagi. Inkoko zitanga umusaruro w'amagi twavugamo nk'amoko abiri, hari iza brown na highline. Gusa zose zitanga amagi. Izi ni inkoko nazo zikura vuba ugereranyije n'inkoko twakita nka hari gakondo, kuko ino nkoko hagati y'amezi 4 n'igice
n'amezi 5 ziba zitangiye gutera. Ni ukuvuga ngo kuva kuri uwo munsi wa mbere rero zitangiye gutera, ziba zigeze muri cya gihe cyo guha umusaruro, kuko umunsi ku munsi zigenda zitera. Izi nazo akaba ari inkoko nziza cyane. Nabwira kuri abantu batari bafite amakuru mwifuzaga kuba mwagira amakuru mwamenya ku nkoko, bikaba byafasha guhitamo ubwoko bw'inkoko muri buze kuba mwakorora. Ubwoko bwa kabiri. Ubwoko bwa gatatu twabusanga mu nkoko za mberabyombi. Mberabyombi nazo zigiramo ibyiciro bigiye bitandukanye bitewe na kampani yazikoze cyangwa se ubwoko bwazo. Hari inkoko twita saso, iyo ni inkoko ibarwa muri mberabyombi. Mberabyombi ni ukuvuga ngo inkoko iba itanga umusaruro mu buryo bubiri, mu buryo bw'inyama cyangwa se mu buryo bw'amagi. Tukiri ahangaha turaza kuyikompeyaringa niyo twari tumaze kubona haruguru ya Iza Brown itera amagi gusa, kugira ngo wumve aho zitandukaniye, kuba imwe itera amagi indi ikabarwa nka mberabyombi kandi nayo itera amagi. Iza Brown ariyo twavuze y'amagi, ku mwaka iba ishobora gutera amagi ari hagati ya 300 na 320, akashobora no kuba yarengaho bitewe na buryo ki wazitayeho. Aho ni kuri Iza Brown ariyo yagenewe amagi. Twajya kuri saso tugasangayo igomba kubitera hagati y'amagi 180 na 220 ku mwaka. Urumva ikinyuranyo cyaba kirimo hagati aho ngaho. Gusa iyo yitayeho neza nangwa se bitewe n'uburyo kibigaburira, nayo ibishobora kuba yarenze uwo mubare ikajya kuyingayinga iriya y'amagi. Gusa aho zitanira nuko yo ibirya ibiryo byinshi kurusha iriya yagenewe amagi, zigatanga umusaruro ungana. Ubwo ni cya gihe cyo yakubereye nziza igatera cyane. Iyo ni saso. Muri mberabyombi dusangamo n'andi moko, harimo tetara, koroyira ndetse n'izindi. Yego, nk'uko tubibonye habonekamo saso, tetara na koroyira. Izo zose ziboneka muri mberabyombi, zitanga umusaruro ku magi ndetse n'uw'inyama. Aho ngaho wahitamo ubwoko buberanye nawe cyangwa se buryo ki uri buzibone, bikakorohereza kuba wahitamo hagati y'izo ngizo ko nkubwiye ko ari 3 ziboneka muri mberabyombi. Inkoko rero ntabwo zigarukira aho ngaho gusa, hari izindi twasanga zizororwa mu buryo ushaka. Turaza gusangamo dendo, dusangemo inkanga, dusangemo imbata n'izindi na Autriche. Zo nazo dusanga mu moko y'inkoko, gusa izikunze kuboneka cyane muri zo nari mvuze harimo dendo, inkanga ndetse n'imbata mu Rwanda. Dendo nayo akaba ari inkoko nziza ugereranyije n'izindi twavuzeho, kuko nayo ushobora kuba yorora kizungu cyangwa se ibyo twakita kijyambere, cyangwa se ukazorora mu buryo bwa gakondo. Mu buryo bwa gakondo ni ukuvuga ni cya gihe uzayigura uramiswa giragira ubwatsi bwonyine nabwo bwahirwa mu mirima, azora n'ibindi, ariko ikaba ishobora no kuba yakororwa kijyambere, ariho wayigaburira ukoresheje buno bwatsi bwakozwe n'inganda. Muri ubwo buryo ndetse n'inkanga nayo ni muri ubwo buryo bishobora kuba yorora nka dendo, kuko zishobora kuba zakororwa kimwe, ko zose ni inkoko nziza ziragirwa ku gasozi zikarisha nk'uko baragira intama, zikarisha zigahaga, ukaba wazicyura mu rugo ukazifungirana, then ku munsi w'ejo ukaba zakomeza muri ubwo buzima nta kibazo. Imbata nazo ni muri ubwo buryo bishobora kuba yakororwa gakondo cyangwa se ukayorora mu buryo bwa kizungu. Usanzwe woroye inkoko rero, ukaba wari kumwe natwe muri iki kiganiro, uraza guca muri komenti ugire indi nama wahereza umuntu mushya ushaka korora, kwinjira mu bworozi bw'inkoko, umuhitiremo nk'umuntu ufite experience runaka, umubwire ati wakorora ubwoko nibwo bwaba bwiza kuri wowe. Ndetse nawe ushaka gutangira korora, waca muri komenti ukaba wagira nk'ikindi kibazo watubaza, waca muri komenti, haba njye ndaza kugusubiza, ndetse n'abandi bari buze kuba twarebana ino video baraza guca muri komenti nabo babe bakugira inama y'icyo wakora. Anyway, reka nongere nanabwire mw'abantu mwese mwifuza ibikoresho bigiye bitandukanye. Twavugamo amamashini twifashisha mu gukora ndetse no gutunganya ibiryo by'amatungo, harimo ibiryo by'inka, ibiryo by'inkoko, ibiryo by'ingurube ndetse n'irindi tungo. Izo mashini nakubwira harimo nka chopper machine, yino icopinga ubwatsi, hari chopper machine ikora na grinding ku buryo icopinga ndetse inasya na sondori. Twajya kuri no peleta machine imwe ikora ibiryo by'amapeleti, ngira ngo abenshi murabimenyereye abasanzwe muhaha, ko bino biryo ni ibiryo bisanzwe bikorwa n'inganda. Mukagiramo izindi mashini zigiye zitandukanye waba wifuza kuba wayigura, twagufasha kuba twayitumiza, kuko izi mashini ntabwo zari zaboneka ku masoko y'u Rwanda cyane. Uyikeneye rero twagufasha kuyitumiza,
zikorwa mu Bushinwa, tuyigutumiriza mu Bushinwa ikagera mu Rwanda nyuma y'iminsi 30 y'uko uyitumije. Abayikeneye rero namwe muraza kutwandikira kuri WhatsApp yacu ni 078 499 0623. Ni karibu rero, ndetse ntibibagirwe no gukora subscribe kuri wowe warugeze hano kuri no channel bwa mbere. Yitwa Isoko y'Ubworozi, mwari kumwe nanjye Hagenimana Fabien. Reka mabwire mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao, naho ubutaha muri video utaha. Ufite igitekerezo cyangwa se ikintu wifuza kutubaza, urakoresha comment kugira ngo muri video itaha tuzabashe kugusubiza. Komeza mugire ibihe byiza. Ciao ciao.